Salam, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, nitwa Pamela Charles, nkaba nshyiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Uyu munsi rero tugiye gukora amakaroni arimo imboga. Ese wowe usanzwe uteka gute amakaroni arimo imboga? Ndabasaba ko mwabana nanjye intambwe ku yindi, turebe ukuntu twabigenza mu gihe ari uko wari usanzwe ubigenza cyangwa se uyateka. Niba ari ibindi ukunda gushyiramo babidushyira muri comment, ubutaha natwe twazabigerageza. Rero tugiye gutangira dutogosa amakaroni. Ni ukuyatogosa, nashyizemo umunyu mu mazi yashyushye cyangwa se yabize, mpita nyatogosa. Ubwo nari maze kuyakuramo ndayungurura, nashyize kuri ako kantu kugira ngo amazi avemo yumuke neza. Noneho imboga no munsi ngiye gukoresha spinach cyangwa se epinari. Epinari nawe washyiramo imboga izo arizo zose, ushobora kuba washyiramo dodo, ushobora kuba washyiramo izo arizo zose washaka, ari amashu, sinzi ubaye wumva ko wayashyiramo nayo wayashyiramo, byaterwa n'ibyo ukunda. Ubwo rero ni ugukata imboga ntoya ntoya. Rero mutaza kwibaza ngo kubera iki nateguye imboga nkeya, nizo nabashije kubona. Ntabwo nari mfite epinari nyinshi, ariko ubaye ufite nyinshi kurushaho wazishyiramo nyine ubaye ushaka imboga nyinshi. Nuko nta kindi nanone dushyiramo, turashyiramo na poivron, turashyiramo n'igitunguru, dushyiramo karoti. Rero ndi kugerageza kubikata mu buryo bumwe, ndi kubikata muri shape y'amakaroni ku buryo ubona ko bisa nkaho bimeze kimwe. Ndi kugerageza gukata ibintu byose mu burebure ku buryo ubona ko bifite shape nk'iy'amakaroni. Ndabashimira cyane rero abantu bari gukora subscribe, abantu bari gushyiraho comments, abantu bagenda balayikinga amavideo yanjye banayasharinga. Imana ikomeze ibahe imigisha, Imana ibahe ibyiza mwebwe n'abanyu. Ubwo rero turukomeje n'ubundi dukata amakaroti. Ese murashaka ko recipe y'ubutaha tuzabakorera iki, tuzashyiraho iki? Niba ari recipe mukeneye ko tuzashyiraho mumishyire muri comment, noneho nzaze nzi neza ngo murashaka iki, njye mbazanira ibintu mukeneye ko twashyiraho. Ubwo rero namaze gukora amakaroti, inyanya nazo naziteguye, na tungurusumu nazo nkeya. Ubwo n'ubundi amakaroni yo yari yamaze gushya, tugiye rero gutangira gukaranga ibirungo byacu. Nanjye n'ubundi nkaranga ibitunguru nk'ibisanzwe, ariko mu kubikaranga ntabwo ndi bubihishe cyane, ni ukubikaranga amasegonda makeya, hanyuma mbe nashyiramo karoti kugira ngo zo zishye. Murabizi ko karoti zigira ukuntu zikomera cyane, ushobora kuzishyiramo n'ibindi bintu, ugashyiramo n'ibindi bintu ugasanga ntabwo zihiye. Rero ngiye kuzicishamo mu mavuta ho gakeya kugira ngo zibanze zorohe, ubundi mbe nashyiraho ibindi bintu. Ese mwari muzi ko amakaroni agira recipe zitandukanye, ugasanga afite nyine uburyo butandukanye atekwamo akaryoha? Ese mwari mwagerageza guteka amakaroni harimo coconut milk cyangwa se coconut powder? Ayo makaroni ndayabatuye, araryoha. Niba mukeneye ko nzabakorera iyo recipe mubishyire muri comment, nzayibakorera. Cyangwa se amakaroni arimo isukari. Ubwo ndabizi ko abantu benshi bashobora kuba bakwibaza se amakaroni ajyamo isukari koko? Yes, ajyamo isukari kandi aba aryoshye nk'uko nyine n'ubundi n'ibintu bisanzwe, nk'uko urya crepe zirimo isukari, ukarya nyine amandazi arimo isukari. Urumva kumva ko isukari yashyira mu biryo nta kintu gitangaje kirimo, ahubwo icyangombwa ni ukubigerageza. Niba mukeneye ko iyo recipe nzayishyiraho y'amakaroni arimo isukari, ya makaroni yarimo coconut, mumishyire muri comment, ubundi nzayibazanire. Gusa n'ubundi araryoha cyane, kandi nabyo ntabwo bisaba ibintu byinshi. Mujya mubibona ko n'ubundi nakunda gukoresha ibintu byinshi. Ubwo rero nyuma yo kuba nakaranze amakaroti, nahise nshyiramo spinach, ncishaho gakeya, mpita n'inyanya, nshyiramo na black pepper n'umunyu, ubundi ntekeho gake kugira ngo byose bihwane. Rero poivron abantu bakunda kuzikaranga, abantu badakunda poivron bavuga ati ngiye poivron rwose wapi niba bivamo.
uba udakunda rero poivron ushobora kuba wayikarangana n'ibitunguru, hari abantu bakunda kuzikarangana n'ibitunguru ariko njyewe nkunda kuyishyiramo nyuma gutyo nsa nkaho ngiye gusoza guteka kugira ngo wa muhumuro uba uri fresh, umuhumuro ugumemo. Yego muzarebe iyo wakaranze poivron no kuba washyiramo gutyo nyine ibyo kurya bisa nkaho bigiye gushya, muzarebe itandukaniro. Iyo wayishyizemo ibyo kurya bisa nkaho bigiye gushya, ibyo kurya bifite wa muhumuro wa poivron. Ni kimwe no kuri tungurusumu. Tungurusumu nayo iyo wayikaranze mu bitunguru, kereka ku bantu batayikunda, iyo ikaranze mu bitunguru igakubitwa n'amavuta cyane, nayo umuhumuro wayo ari ukuntu budafite nyine, ntago ari ukuntu idahumura neza mu biryo nkuko wayishyiramo nko mu nyanya. Yego ubwo urumva no muri tungurusumu nayo nayishyizemo mu nyanya, nayo mbyibagiwe. Ubwo amakaroni n'ubundi yari yamaze kumuka neza, mpise nyashyira muri ibyo birungo natetse, ubundi mbe nabivanga neza ku muriro uringaniye ko amakaroni arahiye n'ibirungo byacu byahiye. Urumva igisigaye ni ukuba twagaraguramo, twagenda tubigaragura neza kugira ngo ibirungo bifate mu makaroni aze kuba yagira yaguye ibirungo neza. Abantu rero bakunda guteka inkono imwe, hari abantu bakunda guteka ibintu byose mu isafuriya imwe. Iyi ni indi idea, iki n'ikindi gitekerezo cy'ibintu wakora byihuse kandi wabitetse ine mu isafuriya imwe. Ushobora gutaha uvuga ati mvuye mu kazi, cyangwa se wenda ndashaka kujya mu kazi, reka nkore tuno tuntu mbe nadushyira nko mu kantu, mbe nadutwara cyangwa se mbanze nufate mbere yuko njya mu kazi, biterwa n'igihe ushaka kubifatira. Rero murabona ko amakaroni yahiye, n'ubundi mu kubivanga ntabwo bitinda cyane, dukoresha umuriro muke kugira ngo ibirungo bibe byafata, birasa neza. Ndabasaba ngo muzabigerageze, bino bintu ni byiza, biraryoha kandi biri healthy, nta bintu byinshi bisaba. Ni ibirungo twakoresha n'ibyane n'ubundi dusanzwe dukoresha mu rugo, inyanya n'ibitunguru n'ibiki byose, tungurusumu biroroshye ko wabibona. Rero mwakoze cyane kubana nanjye intambwe ku yindi. Imana ikomeze ibahe ibyiza, Imana ikomeze ibahe imigisha mwebwe n'abanyu. Salam.